njya kugira ibyumweru bibiri by'amavuna hakurya hariya Byumba, hari hakiri ariko n'ubumenya hariho hakiri muri iyi firidi yacu na n'ubu niyo, mara ibyumweru bibiri mu mbeho nyinshi ahantu bitaga Gihembe, hari camp de refugiés, ndaramushitingi ibyumweru bibiri ndi kubwiriza, mbese namwe murabyumva, sinzi niba hari ugeze ahagera, harakonja bihagije, mpamara ibyumweru bibiri ndahasararira, ndahababarira, ndahasonzera, inda yanjye kwizuza ubona byoroshye ntago byoroshye, haba hari gusabamo kujya mu tuntu twinshi. Nuko ibyo byumweru bibiri nahamaze, ndataha ntaragera imuhira, ngikandagira imuhira mpahurira n'urwandiko. Urwandiko nahahuriye narwo, titire yarwo yaravugaga ngo umubwirizabutumwa w'umwirasi. turi kujyanara mwabyumvise, titire yarwo uwari warwanditse rwari urwandiko anonima rudafite nyirarwo warwanditse, ariko rwaravuga ngo wamubwirizabutumwa we w'umwirasi. Arandika ibintu byinshi, ariko ngo icyo yandegaga ngo nabwirizaga mfashe mu mifuka. Twabyumvise, ibyumweru bibiri namaze aho ngaho muri camp de refugiés, umuntu icyo yatahanye ni kimwe gusa, yatahanye ko umubwiriza yabwirizaga afashe hehera ngaho, nyumvira nawe, nabwirizaga ngo mfashe mu mifuka. Ubu nsigaye nihata, najya gukora mu mifuka nkababwa nkabireka, ntaza kongera guhura n'urwandiko. None mumbabarire rero, abanzi bazi ko muri iyi minsi nsigaye nambara marinete, maso yarahumye, none imodoka inzanye irayajyanye yajyanye mu modoka, umuntu andepoje ahangaha ya marinete yanjye kuko nyabika mu modoka irayajyana. None kugira ngo ntaza guhurira n'urwandiko ruvuga ngo wamubwiriza w'umwirasi, murabanza munyemerere ninsoma Bibiliya nyisome muri telefone kuko nashobora kubibona. Yego, abanyemerera ko ndibisome muri telefone, Imana ibahe umugisha, mu ndinde urwandiko rero. Babandi basigaye bariho muri uyu mujyi twari twahura, usibye wambeshye, ubwo twahuriye muri Beka, nangize ntaho turahura, ariko hari uwambeshye duhuriye muri Beka, nuko araza aransanga aho nari ndi kuri gishe, ankomanzeho arambwira ati Uwiteka akuntumyeho. Numva ko bakaraje, ariko uzi kugira ngo wumve nk'Imana igutumyeho umuntu, numva byoroshye, ubwo banumva burajeho gakeya, nise ikuntumyeho iki? Ati rambwiye ngo ibyago byose byari bigiye kukubaho ibyigijeyo ntamena. Arakomeza ati si ibyo byago urabizi? Ntabwo mbizi, wewe witumye niwe wamenya n'ibyo ari byo. Ati ubu ngubu wari ugiye kurwara diyabete, kuko yararebye abona inda irakwiriranye hose, nuko yumva yuko nari ngiye ngo kurwara ikira. Ati ubu ngubu wari ugiye kurwara diyabete, ati none kubera amasengesho, kubera usenga, Imana iravuze ngo ikwamuruyeho. Ntiyaratinze kuko nyimaranye imyaka 17 n'umperuka. Nuko abari bari aho ngaho baramutwama, baramuseka, bati mujye mureka kura imanganye. Ahari abantu bari bamaze kunanirwa, umwanya ni munini, abantu bicaye. Bibaye byiza mwahaguruka kugira ngo twinanure, sibyo? Umuririmbyi adufashe. Ngwino soko y'umugisha, umutima gushima,
migezi dakama myiza tugusingize cyane yunyigishe kuramyiteka kandi menyu ubwiza bwawe kwiringira ubwami bwawe kunyuzuza urukundo. Urera data wa twese, uri Imana nziza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimire muri uyu mwanya, tugushimire kuri Imana itwumva, tugushimire kuri Imana idukunda, tugushimire kuri Imana itwitaho, tugushimire kuri Imana yera, izina ryawe rihimbazwe iteka ryose. Tugushimire abaririmbyi bamaze umwanya badususurutsa, wabahaye impano kandi ni wowe wayoboye, ni ukuri ukomeze ubabumbatire mu gituza cyawe. Uri Imana ishobora byose, niyo mpamvu ibyo tugusabye tuba twizera kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Haleluya. Mureke dushime Imana yo iduhaye uyu mwanya kugira ngo nge namwe tubane muri iyi minota mikeya. Mu by'ukuri ni minota ibari mike, ikibwirizwa cyo mu gihe cy'igitaramo nk'iki hari igihe n'abizera batanagishaka, bashaka kwiyumvira indirimbo, ariko munyihanganire nta kundi ko bampaye gahunda. Se none tubigenze dute? Nk'uko babwiye nitwa Bahati Innocent, ahangaha mpaheruka kera, sinzi niba mukinyibuka. Mpaheruka urusengero rutarahaza, hari tribune yari ihagaze gutya, yari imeze itya, ntabwo ndumva ntararebaga ahangaha igihe nari ndimo mbwiriza, narebaga ruguru, nageze aha rero nsanga harahindutse. Imana ibahe umugisha, Imana ibahire rwose kandi ikomeze ibahe imbaraga, ibungure ubwenge bwo kugira ngo izina ryayo rikomeze ryamamazwe ahangaha ndetse n'ahadukikije hose. Nkomoka muri iri torero ryo hakurya ahangaha muturanye rya Karambo, niho nsengera. Nabonye nabi Kicukiro nabo baje, Imana ibahire. Ariko uyu munsi naje ndi umunyakarembure. Se abikarembure turi hehe? Imana ibahire, Imana ibahe umugisha rwose. Mwakoze kuza, mwakoze kwitabira, mwakoze kuza gushyigikira iki gikorwa cy'uyu munsi. Hari igihe umuntu ajya ashaka icyo yavuga kikanga kubera ahari igihe gito. Abayobozi b'Ikarembure igihe bambwiraga ko nzafatanya namwe hano, narabwiye ntese ngewe ko iminota mutanga mu gitaramo nyimara nkiri kwivuga bizagenda bite koko? Sinzi umuyobozi ari hehe, ari kubona mubona. Nabwira ninzabakereza igitaramo cyanyu kigahagarara muzihangane. Ariko naje nsenga mvuga nti Mana umbabarire simpagarika igitaramo cy'abandi. Naje mbese ndi gushima Imana, ni Mana ndakwinginze umfashe. Nizera ko yanyumviye rero ntari butinde, ndi bumare iminota mikeya. Hari ikintu ndi bubisabire. Nigeze njya kugira ibyumweru bibiri by'amavuna hakurya hariya Byumba,
hari hakiri ariko n'ubumenya ariho hakiri muri iyi firidi yacu na n'ubu niyo mara ibyumweru 2 mu mbeho nyinshi ahantu bitaga Gihembe hari camp de réfugiés ndaramushitingi ibyumweru 2 ndi kubwiriza mbese namwe murabyumva sinzi niba hari ugeze ahagera harakonja bihagije pamara ibyumweru 2 ndahasararira ndahababarira ndahasonzera inda yanjye kwiyuzuza ubona byoroshye ntago byoroshye haba hari gusabamo kujya mu tuntu twinshi nuko ibyo byumweru 2 nahamaze ndataha ntaragera imuhira ngikandagira imuhira mpahurira n'urwandiko urwandiko nahahuriye narwo titire yarwo yaravugaga ngo umubwirizabutumwa w'umwirasi turi kujyanara mwabyumvise titire yarwo uwari warwanditse rwari urwandiko anonima rudafite nyirarwo warwanditse ariko rwaravuga ngo wamubwirizabutumwa we w'umwirasi arandika ibintu byinshi ariko ngo icyo yandegaga ngo nabwirizaga mfashe mu mifuka twabyumvise ibyumweru 2 namaze aho ngaho muri camp de réfugiés umuntu icyo yatahanye ni kimwe gusa yatahanye ko umubwiriza yabwirizaga afashe hehera ngaho nyumvira nawe nabwirizaga ngo mfashe mu mifuka ubu nsigaye nihata najya gukora mu mifuka nkababwa nkabireka ntaza kongera guhura n'urwandiko none mumbabarire rero abanzi bazi ko muri iyi minsi nsigaye nambara marinete maso yarahumye none imodoka inzanye irayajyanye yajyanye mu modoka umuntu andepoje ahangaha ya marinete yanjye kuko nyabika mu modoka irayajyana none kugira ngo ntaza guhurira n'urwandiko ruvuga ngo wamubwiriza y'umwirasi murabanza munyemerere ninsoma Bibiliya nyisome muri telefone kuko nashobora kubibona yego abanyemerera ko ndibisome muri telefone Imana ibahe umugisha mu ndinde urwandiko rero burya nicyo ngicyo nashakaga Imana ibahirize nibyo rero nabwiraga umuyobozi w'ikarembure nyabona iminota 10 mujya mutanga sinayishobora irajya kurangira ngewe ndi gutanga imyirondoro mvuga nuko ibintu bimeze none dore koko ndayimaze munyihanganire rero nongere nganire namwe mu yindi minota 10 muyinyongere kugira ngo tuvugane amagambo make avuga ngo uzibukirwa kuki uzagira ute uzibukirwa kuki uyu munsi twaje mu igitaramo gishima Imana ariko igitaramo nterankunga kigomba gufasha itorero rya Karembure kugira ngo naryo rigere ahantu runaka none wowe cyangwa se ngewe nzibukirwa kuki ese igihe cyo kwivuga imyato igihe cyo ntago nzi niba hari abantu bigeze batarama mu bitaramo bya Kinyarwanda abantu barahagurukaga bakivuga imyato bakavuga ibyabaye siko bimeze ati nishe kanaka mutsinda hanaha mucuza ibinini siko bajya bivuga ntimujya mubyumva burya bari kwivuga imyato ndetse n'ibyo bamwibukiraho cyangwa n'ibindi uzibukirwa kuki uyu munsi iyo ngewe hari akantu kambayeho nasitara se cyangwa se hagira ikintu nikanga njya nirahira navuga ntirukomera mpinga mu muco wacu dukunda kwirahira impamvu nirahira nibuka wa wundi wigeze agira ate wigeze angabira wigeze agira icyampa wigeze agira uko ngenza cyangwa se wa wundi nkunda nkaba naramushyize mu rukundo rwanjye nuko ibyo nkabivuga siko bimeze se mama kiriho iyo hari ikibazo yagiraga yakubitaga kubura ati Bikira Mariya mwamikazi w'ijuru turukujyanirana
ati Bikira Mariya mwamikazi, nawe niko yirahiraga, nuko nguko nawe nuko yari abizi, nawe akagira icyo yibuka muri byo. Wowe mu mibereho yawe ese bibaye ngombwa cyangwa se ubu ngubu usinziriye cyangwa ngewe ngasinzira, ese bajya banyibukira kuki? N'iki banyibukiraho? Dufatanye twihute muri Ezekiya, muri Ezayi, muri Yesaya, tuganire ku by'umwami Hezekiya mu gice cyaho cya 38. Ntabwo dutinda. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara, yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Nk'abantu sinzi, nge nta muhanuzi babandi basigaye bariho muri uyu mujyi twari twahura, usibye wambeshye. Ubwo twahuriye muri Beka, nangize ntaho turahura, ariko hari uwambeshye duhuriye muri Beka, nuko araza aransanga aho nari ndi kuri gishe, ankomangaho, ankomanzeho, arambwira ati Uwiteka akuntumyeho. Numva ko bakaraje, ariko uzi kugira ngo wumve nk'Imana igutumyeho umuntu, numva byoroshye. Ubwo banumva burajeho gakeya, nise ikuntumyeho iki? Ati rambwiye ngo ibyago byose byari bigiye kukubaho ibyigijeyo ntamena. Arakomeza ati si ibyo byago urabizi? Ntabwo mbizi, wewe witumye niwe wamenya n'ibyo ari byo. Ati ubu ngubu wari ugiye kurwara diyabete, kuko yari arebye abona inda irakwiriranye hose, nuko yumva yuko nari ngiye ngo kurwara ikira. Ati ubu ngubu wari ugiye kurwara diyabete, ati none kubera amasengesho, kubera usenga, Imana iravuze ngo ikwamuruyeho. Ntiyaratinze kuko nyimaranye imyaka 17. Numperuka nuko abari baraho ngaho baramutwama, baramuseka bati mujye mureka kuri imanganye, mujye mureka kube ngo Imana ngo ngweho diyabete nyimaranye imyaka 17 nitera inshinge. Wambwiye ahubwo ngo yindindiyemo, ariko ntumbwire ibyo ngibyo. Nuko umuhanuzi Yesaya araza rero asanga umwami Hezekiya, nuko atitegeka ibyawe, menya uwo uzasigira ingoma, menya ukuntu wimika umwana wawe, menya uko wabigenza, menya iby'urugo rwawe, kuko iki gisasiro uriho ntabwo uzakivaho, ahubwo ugiye kugira ute? Ugiye gutanga, ugiye gupfa. Reka mbabwire, iki kintu gishobora kuba wakikubwira ubu ngubu, ntekereza icyuya cyakuzura mu nkweto, ntekereza ahari wavuga Yesu inshuro 100. Ahari babandi b'abarokore bajya bamenya gutokesha, avuga ati toka shitani, vaho. Siko byamera. Maze Hezekiya ntiyagira ijambo abwira Yesaya, ahubwo Bibiliya iratubwira ngo nuko yerekera hehe? Yerekera ivure. Hezekiya yerekera ivure, arangije amaze kwerekera ivure atakambira Uwiteka agira ati ku murongo wa 3, nimwumve icyo yavuze: ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke. Turkumva yemwe? Ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane.
Hezekiya igihe yarabwiwe ibiremereye nk'ibi ngibi nta kindi kera kirabura yigeze akora, ahubwo yibukije Imana imirimo, yibukije Imana ibyo yakoze. Nimumwibuke ari gusenya ibicaniro byo kutununga by'abari byari byarashyizweho na se Manase, maze akabivanaho. Mubijyane mugeze kuri Pasika muzabisome. Nimwibuke yuko ibi birundo tuvuyemo byakomotse aho ngaho, murabyibuka? Byakomotse aho ngaho. Maze aragenda yibutsa Imana imirimo yakoze. Igihe urusengero rw'ikarembure rwari ruhari, wibuka Mana ko nabaye mu ba mbere. Igihe urusengero rw'ahangaha mvuze yuko nasize ari tribune ntoya, wibuka yuko hari icyakozwe. Ese Mana, wibuka imfubyi nafashije? Ariko Mwami, wakwibutse nibura na kakandi gato cyagihe igihe byari byagenze gutya nuko bikagenda bitya. Nuko Hezekiya ararondora, nuko Bibiliya itagiye itubwira akantu ku kandi, ariko yibutsa Imana imirimo, ayibwira ibyakozwe. Nuko Yesaya yari yarangije umurimo we yigendeye. Harya Yesaya hari ikindi yari yatumwe? Yari yatumwe kugenda akamubwira yuko akwiriye gutegeka ibyo mu rugo rwe, kuko yaragiye gutanga, yaragiye gupfa. Ku murongo wa 4 Yesaya akigera mu murwa aho ngaho, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo. Turkujyana. Igihe yari amaze kwibutsa Imana ibyo yakoze, ijambo ry'Uwiteka risubira ribwira Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nkongereho imyaka ingahera? Imyaka 15. Reka mbabwire, dufite Imana yumva. Reka mbabwire, dufite Imana izirikana. Reka mbabwire ko nge namwe dufite Imana yita ku byacu, itekereza ku byacu, ifata ibyacu nk'ibyayo, ikadushyira mu gituza cyayo, ikamenya uko genda umwongereho imyaka ingahera? Imyaka 15. Dore n'ikimenyetso niki. Ariko mureke mbabwire, ndagarukira muri iki gice cya 38, kuko ngiye mu cya 39 nasanga imyaka y'inyongeza ari mibi. Katurekera ahangaha, ahubwo nge namwe tugarukire mu cya 38. Twibuke yuko dufite Imana yumva iyo tuyisenze, iyo tuyitakiye, iyo tuyibwiye ibangukira kutwumva. Kandi Imana yumva ifite ubushobozi, ifite ububasha. Dusaba Imana ikomeye. Niba kanaka woroheje ariko ufite imirimo runaka afite, nge namwe tujya imbere ye dutitira, kandi ibyo atubwiye tukumva ko ari iby'ukuri, kandi tukumva ko bikomeye. Niba Imana yacu itubwira muri Yesaya 41 ikatubwira ngo witinya kuko ndi kumwe nawe, siko handitse? Wikwiheba kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, nzajya nguramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, kuko ukuboko kwanjye kw'iburyo nzakuramiza niko gukiranuka kwanjye. Kandi rero babandi bakurakariye bose ngo bazakorwa n'isoni bagira bate? Kandi ngo abakurwanya ngo uzabashaka kugira ute? Imana nibivuze. Ntabwo rero, ntabwo badufite, ahubwo ngewe namwe
icyo dukwiriye guharanira ni kimwe cyonyine, ni ukuvuga ngo mbese mu mahenuka yanjye igihe nzaba ntakiriho, igihe nzaba maze kuva nagiye ahacecekerwa, nge nzibukirwa kuki? ese nzibukirwa ku mabi cyangwa nzibuka yuko Imana yankoresheje umurimo, Imana yatumye hari igikorwa muri iyi si, Imana yatumye? Mureke mbabwire, iyo uteze tagisi uvuye mu mujyi ugiye guhagarara aha hafi, harya mujya muvuga ngo ibasigeye kuri Mount mwarabihinduye ni Mount Kigali, ariko cyangwa twavuga ngo taxi ize kunsiga ku cyapa cya Mount Kenya. ubu ngubu niyo yavaho cyangwa se niyo bayisenye ikavaho, hazasigara hitwa Mount Kenya, hazasigara hitwa peyaje, cyapa hazasigara hitwa Rwandex, hazasigara hitwa Rwandex aracyahari ariko icyapa ni cyahe? Ni cya Rwandex. Uzibukirwa kuki? uyu mubirigi cyangwa se sinzi niba ari umubirigi wubatse Rwandex agashyiraho ruriya ruganda n'ibindi, icyo na n'uyu munsi kandi rwarasenyutse kandi rwarahavuye, nta nubwo rwimuriwe ahandi, rwo rwavuyeho burundu, sibyo? kuri ya Meki nimba nawe yimukiye muri free zone, ariko none baravuga ngo kuri ya Meki, kuri Rwanda fomu we uzibukirwa kuki? ese muri uyu murimo w'Imana nge namwe tuzibukirwa kuki? ese tuzibukirwa yuko Karembure twayitereranye ikaba iri mu buhungiro? ubu nigaragambije hariya ukarambo nabiru Canada, niko bimeze. Karembure wowe urahangaha, Karembure igihe cyo kuyikorera niki? n'iyi minsi, n'iki gihe? hariya ku Karambo hariyo sloga ivuga ngo gufasha Karembure nibura umufuka umwe w'iki? umufuka umwe wa sima. uzibukirwa kuki? reka ijuru rikurebe neza. muri uyu mugoroba, muri aya masaha, ndafite umwanya kugira ngo tuganire, tumare umwanya. tekereza icyo uzibukirwaho muri ibi bihe byanjye by'ivugabutumwa. ese ngewe nzibukirwa kuki? ese wowe uzibukirwa kuki? ese ubu ngubu n'ubu utakiriho tuzajye tuvuga iki? Imana ibahire, Yesu abafashe. korari Imana ibagirire neza, kandi torero rya Nyanza nimwadufashije kugira ngo tubone icyiciro cy'uyu munsi. Imana ibahe umugisha kandi ijuru ribiteho, maze nge namwe tuzavuge ibyivugo tugeze mu ijuru. nasomye ayo magambo ngo azahaguruka atangire kuvuga, ariko nihe korari yajyaga iririmba iyo ndirimbo ngo tuvuge ibyivugo? Adamu ahaguruke avuge, Enoki ahaguruke avuge. wowe uzahaguruka uvuga iki? njyewe nzahaguruka mvuga iki? Imana yo ishobora byose abari izaduha ikivugo cy'uwo munsi mu izina rya Yesu, amen.